ese isi koko isi ko ari umubumbe iteretse kuki? Ibayeho mu bushobozi bw'Imana nta citeretseho. None se isi ni yani? Nuvuga ngo Satani kuko yayigabanye biri mu nshingano ze guteza akaga bari mu isi. Nibihe bimenyetso bigaragaza yuko isi ishaje? Ni ikimenyetso gikomeye kitavuguruzwa nuko turi mu gihe ca gatandatu, isi yarahawe ibihe 7 Imana yayigeneye. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza, nizere ko mumeze neza mwese abari ku mpande zine z'isi. Tubashimira kubana natwe mu biganiro bya Gusenga everyday, by'umwihariko abari mu Rwanda turabasuhuje tubaha ikaze kuri Gusenga everyday kubwo guhitamo ibiganiro byacu. Abari mu Burundi yambi turakunda cyane kubwo guhitamo ibiganiro byacu. Imana ibaho umugisha. Abari muri za Kongo, abari muri Mozambique, za Malawi, Afrika y'Epfo, muri Uganda, mwese mu biganiro byacu bya Gusenga everyday tubaha ikaze. Yabavuga bumva ururimi rw'Kirundi, Ikinyarwanda, Ikinyamurenge n'ikinyabwisha, mwese muri Afrika tubahaye ikaze kuri Gusenga everyday. Tubabwira ngo turabakunda. Abari ku mugabane w'Uburayi mu biganiro byacu bya Gusenga everyday tubahaye ikaze. Abari ku mugabane wa Aziya mu gukurikirana ibiganiro byacu tubahaye ikaze. Abari ku mugabane wa Amerika mu gukurikirana ibiganiro byacu tubahaye ikaze. Abari ku mugabane wa Oceania mu kwikirana ibiganiro byacu tubahaye ikaze. Mwese tubahaye ikaze mu kiganiro tugigerana na Pasiteri. Pasiteri uraho? Muraho neza. Makuru yawe? Imana ishimwe. Pasiteri mwatangiye musuhuza abantu murasenga Imana. Turabakiriye kuri channel ya Gusenga everyday, abatugana Imana ibahe kugubwa neza kandi barinde. Mwe mwamamaza ubutumwa bwiza mu mahanga yose nk'uko inshingano Yesu Kristo yadusigiye. Mugumye mwamamaze, dufatanirize hamwe kwamamaza iryo shimwe ry'Imana yaduhamagaye, kandi Imana izakomeza kubaha umugisha. Murakoze, mugire kugubwa neza. Mana ndagushimiye, ndaguhimbaje, izina ryawe rihabwa icubahiro. Uyu ni umwanya mwiza wo gusangiza abatwumva kuri channel ya Gusenga everyday ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe ritubere umutsima utera imbaraga, kuko Yesu Kristo yavuze ngo abana babo ntabwo bazatungwa n'imitsima gusa, ahubwo bazatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa ke. Ndagushimiye Nyagasani kuri kumwe natwe uyu munsi wa none. Ijambo ryawe rikatubera imbuto itabora, ijambo ryawe rikatubera umutsima utera imbaraga, ijambo rye rikabera itabaza bose rimurikira ibirenge bya buri wese. Turi kumwe nawe rero Mwami, utangirane natwe, ijambo rye rigere ku mitima ya benshi abari mu migabane itandukanye y'isi n'ibihugu bitandukanye n'intara zitandukanye. Urakoze kurayobora ijambo ryawe rigakomeza imitima ya benshi ku bw'izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amena. Pastor urakoze. Tuonge kubaha ikaze inshuti zacu za Gusenga everyday. Tuyikora ku mugabane wa kabiri ku bijanye n'ikiganiro twakoze cy'isi. Tuyikora ku kindi umugabane wa kabiri. Pastor, ese isi koko isi ko ari umubumbe iteretse kuki? Umubumbe nubango ni ikintu giteretse ku busa. Usomye muri Yobu igice ca 26 umurongo waho wa 7 haravuga ngo Imana yatendetse isi kubusa, nubango nta citeretseho, ahubwo ibayeho mu bushobozi bw'Imana nta citeretseho, ntiyagwa ariko nta citeretseho ko Imana yayitendetse kubusa. Niko ijambo ryawe rivuga kandi ntiryivuguruza. Imana ntabwo yafashe intebe ngo yiterekeho, ahubwo Imana yayitendetse ku busa, no kuvuga ngo ni mu bushobozi bwayo. None se isi ni yani? Imana imaze kurema Adamu na Eva, usomye igice cya mbere cy'itangira umurongo wa 26 kugeza 28 haravuga ngo tureme umuntu ase natwe agire ishusho yacu. Ariko ku murongo wa 27 haravuga ngo umugore n'umugabo ni kw'Imana yabaremye. Ku murongo rero wa 28 ariho tugiye tugambiriye haravuga ngo mugende mubyare mwororoke mugwire mwuzure isi. Ubwo Imana yari ibiyibarazi, ninje waremye isi ariko ndayibahaye, mugende muyibyariremo kandi murye ibirimo kandi muyimenyereze kandi mutegeke ibiyirimo. Ubwo Imana yari yihaye Adamu na Eva. Ariko bamaze gukora icyaha, rira jambo ry'Imana ravuga ngo Imana iravuga ngo dore uyu muntu habaye nkimwe muri twe yo kumenya iciza n'ikibi, kugira ngo atongera kurambura ukuboko agakora ku giti cy'ubugingo akarama. Imana imwirukana muri yangobye. Nuvuga ngo ico giye kumwirukana mu ngobye yari mwatsi byiza byayo byose. Satani rero amanutse avuye mu ijuru, ibyahishuwe 12:12 haravuga ngo nuko rero wajuruwe namwe abaririmo munezerwe mwishime.
ariko wasiwe ugushije ishano, nawe wanyanja we muri kumwe, kuko Satani yabamanukiye mwemba afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Nuvuga ngo Satani amaze kubanukira isi, Imana niyo yaremye ibindi biremwa, abamarayika, ariko none abaremwe n'Imana bose bafite ico barazwe ku Mana. Ubwo noneho rero Satani amaze kumanuka, Imana irayimuraga isi. Muri Luka igice caho ni ca 4 umurongo wa 5 kugeza kwa 7 havuga ngo nuko Satani ajana Yesu ku musozi ahirengeye, amwereka ubutunzi bwose bwuzuye isi n'ubwiza bwagwo. Aravuga ati ibi byose upfukamye ukandamya ndabiguha byose kuko ninjye wabigabanye. Nuvuga ngo Satani amaze kumanuka nabagira icaragwa ku Mana agabana isi, kuko isi yari imaze kuva mu butware bwa Adamu na Eva, Satani arayigabana. Nizo mpamvu akaga kugarije isi, kandi ibyo usoza ijambo ry'Imana avuga ngo nuko rero wasiwe nawe wanyanje mugwishije ishano. Arabamanukiye kuko niwe ugiye kuyitegeka. Hariya muri Yohana igice ca 12 umurongo wa 31 haravuga ngo Satani ni umutware w'iyisi arayitegeka. Ariko muri Yohana 18:35 Yesu akavuga ngo ubutware bwanje si ubw'iyisi. Nuvuga ngo Satani kuko yayigabanye biri mu nshingano ze guteza akaga bari mu isi, biri mu nshingano ze kubateza akaga, kandi abamugana ashobora kubaha ibyiza by'igihe gito. Satani ashobora gutanga amafaranga, ashobora gutanga n'ibindi abamusenga dawe, ariko iby'igihe gito bitarimo ubugingo bya hano ku isi kuko yayigabanye. Iyo rero Satani aba yarabeshe ico gihe imbere ya Yesu, Yesu yari kumubwira ngo, kuko Yesu yari asanzwe amuvuguruza ati urabeshe wayigabaniye. Ariko Satani avuze ngo naho umuntu icyo ashaka hano ku isi kuko ari nje wayigabanye, Yesu yumvise ko Satani ari mu nshingano ze arabyemera, avuga ibindi. Ubwo nuvuga ngo Satani ni wayigabanye nyuma y'icaca Adamu na Eva. Igihe cayo Nowa rero Imana iravuga ngo mubyare mwororoke, ariko urupfu rwari rwaratangiye kubaho. Satani yari abafite ubutware, Nizo mpamvu kororoka kwa Adamu kwa Nowa n'urubyaro rwe ntabwo byari bisa no kororoka kwa Adamu ari mu gihe c'ubuziranenge. Adamu na Eva bari mu gihe c'ubuziranenge bari bafite isi neza 100%, ariko bamaze gukora icaha Imana birukana mu byiza byayo byose. Ubwo Satani arariyeragwa, noneho ibibi byuzura isi kuko ari wahindutse umutware w'iyo si. Nizo mpamvu muri Yohana ya mbere igice caho ca 5 umurongo wa 19 haravangwerega turabimana ariko isi yose iri mu mubi. Turabimana ariko isi yose iri mu mubi. Nukuvuga ngo isi iri mu butware bwa Satani kuko ari Satani wayigabanye. Ibyago rero ntibyabura kubaho kugeza igihe Yesu azazira. Yesu ni insinzi y'icaha, ariko ingaruka z'icaha zambikwa imbaraga na Satani akazibera umukangurambaga, ibyago bikagera kuri bose. Abakire bakabingumba, abakire bagapfakara, abakene bagapfakara, abakene bagapfusha, abakire bagapfusha, abakire bakapfa, abakire bagahunga, abakene bagahunga. Nizo mpamvu kwisi ho Satani ayifiteho ubushobozi bwo kwiteza makuba, ariko byose biri mu butware bw'Imana, kubera ko Imana itegeka Satani. Imana ifite ubutware bwose kwisi, kandi Yesu nawe ni umutware w'abami bose bo mu isi. Mu Byahishuwe igice ca mbere umurongo waho ni wa 5, nubwo hari abami benshi mu bihugu bitandukanye n'imigabane y'isi itandukanye, ariko Yesu ni umwami wabo bami. Nizo mpamvu mu gihe gito ubwibuye ridahiritswe n'intoke z'umuntu rigiye guhirima rikikubita ku birenge bya ca gishushanyo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ngiye kure kubona mbona ibuye rivuye ku musozi rihirima, riramanuka ryikubita ku birenge by'igishushanyo. Ca gishushanyo kirajanjagurika kuva ku byuma, kuva ku miringa, kuva ku feza, kugera ku zahabu, byose birajanjagurika, kirabimenagura. Bisobanura ngo ibuye ari ryo Kristo niryo zirarangiza ibibazo byose biri ku isi. Noneho tukima ingoma y'iteka ryose, abantu batazongera kubabazwa. Pastor urakoze.
Pasiteri watubwiye ijuru ahantu riherereye, utubwiye n'Imana ahantu heremye isi, yaremye isi yari iri. None se pasiteri ko warutubwiye ko Satani we yarazwe isi Satani we atuye? Satani Bibiliya itubwira ko nta hatuye, ni marayika kuko ntabwo afite umubiri ngo yubake, ariko arazerera. Yoba igice cya 1:6 ubwo abana b'Imana bazagushengera Uwiteka, ngo ni itsinda ry'abamarayika, Satani nawe akazana nabo. Uwiteka akabaza Satani ngo Sata uraturuka? Ati ndaturuka mu isi no kwizerera. Noneho ku gice cya 2 cya Yobu umurongo wa 1 abana b'Imana bakongera bakikoranya bakaja gushengerera Uwiteka, Satani nawe akabihisha hagati. Imana ikabaza Satani ngo Sata uraturuka? Ati ndaturuka ku isi no kwizerera. Yarayihawe mu bushobozi bwe, nico yagabanye, ariko abeshejwe no kwizerera. Ni ukuvuga ngo ntabwo yubatse, ntabwo afite santre, ntabwo afite mezo dakeye, ahubwo arazerera kuri yasi, akagera ku kintu cyose gihumeka, akagira umuvuduko uruta uw'umuriro. Nubango agateza ibyago muri Irani, mukanya gateza ibyago muri Amerika, mukanya gateza ibyago mu Bushinwa, mukanya gateza ibyago mu Butaliyani, mukateza ibyago ahantu hose, akavuduka kurusha vitese y'umuriro, akahageza ibyago. Ariko Imana yamwinye ubushobozi bwo kubera hose icarimwe. Nubango yavudutse agateza ibyago muri Irani, ico gihe ntabwo abari kubiteza muri Amerika, ahubwo muri Amerika biraza hanyuma. Yateje ibyago mu Bushinwa, mu kindi gihugu biraza hanyuma. Umuvuduko we urutuwe umuriro, ariko ntabera hose icarimwe. Uko atazi byose niko atabera hose icarimwe, niko adashobora byose. Ibyo Imana niyo yabisigaranye. Imuha kuzerera no guteza akaga abantu, ariko ntiyamuha gushobora byose, ntiyamuha kumenya byose. Buriya igihe Imana yavugaga ngo ariko uvuye kuzerera mu isi koko, ariko wamboneye umukiranutsi wanje Yobu, umukiranutsi utunganye ubaha Imana kandi akirinda ibibi. Satani akavuga ngo oya, ntabwo yubaha Imana, nta nubwo yirinda ibibi. Ninde muntu waha intama ukamuha indogobe, ukamuha ingamiya, ukamuha amapfizi ahinga, ukamuha abana akakwanga? Kubera atarazi biri mu mutima wa Yobu, utamenya byose, aravuga ngo ibimwatsi yakwihakana. Ariko Imana yarizi ko Yobu ataramwihakana, na Yobu yarazi ko atakwihakana Imana, ariko Satani akeka ko Yobu yakwihakana Imana imwatsi ubutunzi bwe. Yego hari abantu bameze koko bagasenga kuko Imana yabahaye umugisha w'ibyisi, ubutunzi, byamara kunyagwa bakareka Imana, bagatandukana n'Imana. Ariko Yobu yashubije nk'umuntu wuzuye, ukamiritse, wuzuye, wamenye Imana. Kuko umugore amaze kurambirwa yaravuze ngo yasike niba ari ibyo ngibyo shoborore k'Imana yawe wipfire, ibice 10. Ariko yo baravuga ngo ariko mwabaye mute? Uvuze nk'umwe wo mu bagore babapfapfa. Igihe cyose twabahereye twakira ibyiza biva mu kuboko kw'Imana, niba haje ibibi by'ikigeragezo duhakane. Ntabwo yampaye intama ntuzizi, ntabwo yampaye indogobe, ntabwo yampaye ingamiya, ntabwo yampaye amapfizi ahinga, ntabwo yaduhaye abana. None kuko akarwara kaje kibishute ngo nihakana Imana, ico gihe ijambo ry'Imana avuga ngo ntabwo Yobu yigeze acumunisha akanwa ke. Ariko umugore we avuga nk'abagore babapfa, kuko yarazi ko umuntu yageze mu kaga yihakana Imana kuko itamutabaye. Rero ntabwo biri mu nshingano z'Imana zo kuzitira ibyago bituriho, kuko Satani nawe agomba gusohoza umurimo we, ariko biri mu nshingano z'Imana kurinda ubugingo bwacu. Yobu ntabwo yaguye, ariko yarababaye, arakubitika, baramunyaga. Ku gice cya 1 umurongo wa 13 baravuga ngo Imana yemerera Satani kunyaga Yobu no kumwicira abana, niko titire yahivuga. Ariko ku gice cya 2 umurongo wa 1 haravuga ngo Satani asaba Imana guteza Yobu indwara. Urumva byose byavaga ku Mana, ariko muri negociation kugira ngo inshingano za Satani nazo zisohore, kuko nawe yaragabanye, kandi ni ikiremwa cy'Imana, yaragabanye. Pasi ko warutubwiye ko Satani azerera mu isi, ese muri iyi si akora iki? Muri iyi si ni umushukanyi. Urebye Matayo 4 umurongo wa 1 kugeza kwa umushukanyi. Umushukanyi ni ukuvuga ngo icyambere muri Yohana ya 1 igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza kwa ni umurezi. Satani umurezi wanyu arazerera. Ni ukuvuga ngo mwirinde ibisindisha, mwirinde ubusambanyi, kuko Satani umurezi wanyu azerera nk'intare ashaka ko yaconshomera. Ni inzererezi. Muri Petero ya 1 ni ukuvuga ngo 4 umurongo wa 7 ni inzererezi.
umuherezi ariko azera shako yaconshomera. Icakora rero ni ukurega abakoze ibyaha bibwira ngo barihishe, kuko ni animatere, ni umukangurambaga ukugabanya ingaruka z'icaha, ubukana bw'ingaruka z'icaha. Abantu bagakora ibyaha bibwiye ngo birabahira, akabarega bakaba barafashwe. Abantu bakibesha ngo bakunda Imana bagira intege nke, akaba arabafasha akaja kubarega. Burya yaregaga Yobu ngo agukundira ibyo wamuhaye kwari kugira ngo Imana irebe Yobu nabi. Nico Satani yashakaga, kuko yangaga abantu bagubwa neza. Ubwo noneho wagira ubuzima bwiza, Satani akaja kukurega ku futi wakoze kugira ngo Imana irekure ibyago bikugereho. Satani ubwe ntaco yatwara umuntu uri mu Mana, ariko Imana iramwemerera kugira ngo ashire ku gipimo abiyita ko ari abakiranutsi bayo. Nizo mpamvu icakora ni umushukanyi. Kandi muri Yohana igice cyaho ca 10 murongo waho wa 10 haravuga ngo nta kindi ni umujura, ni umwicanyi, ni umurimbuzi. Ikizana Satani ni ukwiba, ni ukwica, ni ukurimbura. Nta bugingo atanga, oya, arica, ariba, akarimbura, ariko atanga ubutunzi bw'isi, ariko ntatanga ubugingo. Abaraguza barakira nabo, abashikisha nabo barakira, abaja kwa banyabingi barakira, kubera Satani arabaha kuri iyi si, ariko ari iby'igihe gito bitagira n'ubugingo. Niyo mirimo akora, umujura, umwicanyi, umurimbuzi. Basi urakoze. Basi ki Satani wagabanya isi adapfa? Ntabwo abamarayika bagenewe gupfa, ntibagira imibiri kandi ntibihana. Mu Baheburayo igice cyaho ca 2 murongo wa 16 haravango kuko atari abamarayika yatabaye, ahubwo n'urubyaro rwa Aburahamu. Ariko igice cya mbere c'Abaheburayo umurongo wa 14 haravango mbese abamarayika bose si imyuki yikorera ifasha gukora umurimo w'abazaragwa agakiza. Nuvuga ngo abamarayika barakora ariko ntibapfa, ntibarazwe gupfa. Gusa abakoze ibyaha ntabwo Imana yabihanganiye, yarabafashe mu bushobozi bwayo, ibajugunya mu mworera, ibashira mu mwijima w'icuraburindi, ibahesha iminyururu y'umwijima w'icuraburindi kugira ngo barindwe gucirwaho iteka. Ni Petero ya 2 igice ca 2 murongo wa 4. Ntabwo yabihanganiye ngo ibareke, ariko ntiyabishe, ahubwo yarabafashe irababoha, ibajugunya mu mworera. Aho ngaho baraboshe, bari mu mwijima w'icuraburindi, bategereje gucirwaho iteka, ariko ntibapfuye. Ni ukuvuga ngo abamarayika ntibapfa kuko badafite umubiri. Nizo mpamvu tumaze kuzuka ngo tuzagira imibiri nki y'abamarayika, tutazongera gupfa. Ubwo abamarayika rero ntibapfa, ituma Satani adapfa, ahubwo ni marayika. Kiri mu ijuru yitwaga Rusofero umutwara muco, nuvuga ngo yari umuririmbyi, perezida w'abaririmbyi mu bamarayika, aragwa, ariko ntabwo yataye ubumarayika bwe kuko adafite umubiri. Ni marayika mubi kuko ari abamarayika bakoze ibyaha, abibana yafungiye mu mworera ikabahisha umwijima w'icuraburindi. Na Satani nawe ni marayika mubi, umutware w'abadayimoni, ariko akaba adapfa. Ntabwo apfa rero, ntiyagenewe gupfa, ntafite umubiri, nta gucungurwa afite, kuko Yesu Kristo ntabwo yatabaye abamarayika, ahubwo ni urubyaro rwa Aburahamu nibo yaje gupfira. Yesu ntabwo yapfiriye abamarayika. Nizo mpamvu abakoze ibyaha ntibihana, abamarayika ntibabyara, abamarayika ntibapfa, abamarayika ntibarongorana, abamarayika ni benshi, abamarayika ntibabyara abandi. Ni ukuvuga ngo ntibagira abagabo, ntibagira abagore, ntibagira abana, oya, kereka iyo hari icyo Imana igiye gusohoza akishushanya mu muntu kugira ngo wamuri musohore. Abamarayika bagiye kwa Aburahamu, Yakobo yakiranye na marayika ijoro ryose, burinda gutandukana. 32 Itangiriro umurongo wa 23-28 yigira umuntu arakirana. Uko gukirana agakirana na Yakobo, Yakobo akumva imbaraga ze. Satani yari yambaye umubiri w'umuntu, ariko kamere ye ntabwo afatwa n'ibifite umubiri. Ntabwo rero bagenewe gupfa. Nizo mpamvu na Satani adapfa, azarimbuka noneho igihe cye kigeze, kandi arimbukire rimwe iteka ryose, ariko ntabwo apfa. Ntabwo azanapfa, azababazwa iteka ryose, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Mu Byahishuwe igice cyaho ca 20 murongo wa 7 kugeza ku wa 10 ni kwavuga ngo Satani wayobyaga abo bantu nibwo azajugunya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, irimo ya nyamaswa na muhanuzi w'inyoma, aho azababazwa ku manyana n'ijoro iteka ryose. Pastor, nibihe bimenyetso bigaragaza yuko isi ishaje? Ni ikimenyetso gikomeye kitavuguruzwa, nuko turi mu gihe ca 6. Isi yarahawe ibihe 7 Imana yigeneye. Igihe c'ubuziranenge, igihe c'umutima nama, igihe c'ubutegetsi bw'abantu, igihe c'amasezerano, igihe c'amategeko, igihe c'ubuntu. Nico giheruka ku isi, kuko millennium izaza, itorero ryarazamuka. Urumva nico ni ikimenyetso
kigaragaza ko isi igeze ku iherezo. Ibindi bikurikiyeho ni ingaruka y'icaha y'umuvumo, ariko ikimenyetso ntavuguruzwa nuko turi mu gihe ca gatandatu citwa igihe c'ubuntu kigiye gushira. Noneho hagakurikiraho ingoma ya millennium, aho Yesu azimana n'abera imyaka 1000 batakiri ku isi. Nuvuga ngo iyo myaka 1000 Yesu azimana n'abera izabikuri iki gihe c'ubuntu nico gisoza hano ku isi. Ubwo nukuvuga ngo irashaje. Noneho rero ibintu bimenyeka byerekana ko ishaje koko turi mu gihe ca nyuma. Hari inzara yariyongereye, 2 urupfu ruriyongera, turuwa indwara zikiyongera. Ibyo ni ibimenyetso bivuga ko isi ishaje. Kurwara cyane, gupfa cyane, gusonza cyane, kwangana cyane ni ibimenyetso bigaragaza ko isi ishaje. Intambara, kwangana cyane, kurwana cyane, gusonza cyane, kurwara cyane ni ibimenyetso bigaragara ko isi ishaje. Ariko icasi musiga nuko turi mu gihe c'ubuntu giheruka, arico ca gatandatu kizakurirwa na millennium itorero rimaze kuzamura. Pastor akoze pase ni kuko isi iri ku rutonde rw'abasi b'umuntu kandi benshi bayikunda. Abayikunda n'abadafite amahitamo, badafite ikindi kintu bishingikirije, badafite ikindi kintu bite shingikirije. Yesu yaravuze muri Yohana 18:36 ngo ntabwo ubutware bwanje ari ubw'iyisi. Abemera Yesu Kristo nk'umwami rero nabo ntabwo ubutware bwaba ari ubw'iyisi. Nukuvuga ngo bafite ubundi butware n'ubw'iyisi bakabuturamo. Muri Yohana 17:15 kugeza 17 haravuga ngo data Yesu asabira abigishwe ngo simbuze ngo bakure mu isi ariko bakize umubi. Bisobanura ngo kuko isi iri mu maboko y'umubi, natwe tukaba tuyituyemo kandi tukaba tuyiriramo, ariko tukaba tutarabayo. Dutuye mu isi ariko ntabwo turabisi, dutuye mu isi ariko ntabwo turabayo. Ni ukuvuga ngo tuyituyemo nk'abasuhuke n'abimukira, niko Petero yavuze. Igice ca Petero ya mbere igice ca 2 umurongo wa 11 haravuga ngo ndabahugura mwebwe nk'abasuhuke n'abimukira hano ku isi kugira ngo murwanye irari ryose ry'umubiri rwajya ubugingo. Ndabahugura mwebwe nk'abasuhuke n'abimukira, nuvuga ngo ntabwo muri wanyu, murabashitse hano ku isi, ariko noneho murwanye irari ry'umubiri rwanya ubugingo kugira ngo muzagere muri bwa butware bwa Yesu noneho butarubu, kuko ubwami bwa Yesu si ubw'iyisi, niko Yesu yavuze. Ubwo rero dutuye hano ariko turabashitse kuko Satani aratwanga, nizo mpamvu turi mu gihugu kitari icacu. Ariko igihugu cacu kirahari, ni gakondo yera yo mwijuru, aho Yesu Kristo none hari umwami. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yizeye Yesu Kristo nk'umwami arabukwa n'iyo si ya Yesu n'ubwo bwami. Ubwo bwami bwa Kristo araburaruka akamenya ko hari ubwami bubiri, akamenya ko hari ubwami bwa Satani n'ubwa Yesu, akamenya ko nubwo ari yubatse mu bwami bwa Satani ariko ari kuja mu bwami bwa Kristo, kuko ubugingo buri mu bwami bwa Satani kubemeye Yesu Kristo. Abemera Yesu rero kuko bazi ko hari ubundi bwami buhari bwa Yesu akaba ari n'ubwa Satani, nibo bangisi. Ariko abantu batari barabukwa ubwami bwa Kristo bakunda isi kuko ariyo bafite yonyine. Ariko buri wese wayikunda wayanga, buri wese ayibabarizwamo. Urumva abakristo bafite amahirwe ko bafite ibyiringiro byo kuzaragwa gakondo yo mwijuru, bafite ibyiringiro. Iyo si Yesu yadusezera bati ubutware bwanje jewe si ubw'iyisi, tari ubwo bwa Satani. Yashaka kuvuga ko butandukanye n'ubwa Satani, nubwo abantu bayikunda cyane kuko Yesu Kristo ni umwami. Ariko abayuda bibwiraga ko ari uwabo, ko ari umwami w'abayuda, ko atari umwami w'abantu bose. Na nizo mpamvu kuba mu bubata bw'abaroma byari bimaze gihe bibabaza batotezwa n'abaroma. Benshi barabaje muri version ya Le Livre ngo ariko ngo Yesu ngo iki gihe nico waziye gukura abayuda mu bubata bw'abaroma, ariko mu yindi version iravuga ngo bese kino gihe nico uzaniye ubwami mu Bisirayeli. Nuvuga ngo azanye ubwami mu Bisirayeli, ntabwo azanye ubwami mu isi, niko Abisirayeli batekerezaga. Ariko uvuze noneho ashize amanga aravuga ati mbese nico gihe uje gukuraho ingoma y'abaroma ngo yimike ubwami bw'abayuda. Bari bafite confidence cyane, baravuga bati twewe abakuru b'ingabo turabazi, iyo babarashe barapfa, iyo bateye amacumu barapfa, ariko twewe tugize amahirwe tugize umwami udapfa. Abapfuye arabazura, abo barashe imyambi arahomora, turuwa n'abarwayi arabakiza. Ubwo rero twewe tuzarwana n'abayuda n'abaroma, ntabwo tuzigaye ubuke ngo abaroma ni benshi, oya tuzarwana nabo, ingabo zacu nizipfa Yesu azizure, abazarwara mu basirikari Yesu abavure, abapfuye Yesu abazure. Tuzaba turi kumwe n'umuntu udapfa, natwe duhindure kudapfa, noneho tunesha ingabo z'abaroma, noneho ubwami bw'abayuda bwimike ku isi. Ibyakoze n'intumwa
igice caho ca mbere umurongo waho wa 5 kugeza ku murongo waho wa 7 havuga ngo mbese iki nico gihe uzazanira ubwami mu Bisirayeli. Bisobanura ngo ubu mwami wa Isirayeli. Batekereza uko Yesu atari gutekereza, none yagiye kubasubiza aravuga ngo ubwami bwa Yesu bw'iyisi. Ubwo nukuvuga ngo abafite ubwo bwami bwombi bahitamo bwa Kristo, ariko ufite bumwe arabugumana akabwishimira, ariko nta munezero nta ni amahoro y'abanyabyaha. Niko Yesaya 48:22 yavuze. Kwisi ni ingaruka z'icaha gusa zihari. Pastor akoze. Pastor kw'Imana yashize urwango hagati y'umugore n'inzoka n'uruvyaro rwazo, aya andi matungo yapfuye iki n'umuntu? Umwuzure umaze kuba, kuko Imana ntabwo yaremeye umuntu kurya inyama. Abantu bari ba vegetarian, uvango gutungwa n'ibyatsi, imbuto. Inyamaswa amatungo yari tuwarisime, kwari ukuyareba bakanezerwa, kuko bari bayahawe ngo bayategeke, batunganye isi ariko bategeka ayo matungo. Ariko umwuzure usomye igice ca 7 citangira umurongo wa 17 bivuga ngo umwuzure umara kwisi iminsi 70. Umurongo wa 24 itangiriro 7 haravuga ngo amazi y'umwuzure yamaze kwisi iminsi 150. Ibyatsi birabora, kandi usomye neza ku murongo wa 17 haravuga ngo amazi yateruye inkuge kuva ku butaka kugera inkuge yahagaze hejuru y'amazi hari mikono 15, nukuvuga ngo metero 7 n'igice. Nukuvuga ngo ku gasozi karekare karuta indi misozi kwisi, inkuge yakagiye hejuru metero 7 n'igice, nukuvuga ngo mikono 15. Nukuvuga ngo amazi yari hejuru y'isi yose, kandi amara igihe kirekire, ibyatsi birabora. Bimaze kubora, ku Imana yari yategetse ngo Nowa yinjirane mu nkuge n'amatungo. Nowa yasohokanye nabyo mu nkuge imvura imaze kurangira, ariko ibyatsi byaraboze. Itangira igice ca 9 n'umurongo wa 1 kugeza kwa 5, Imana itegeka Nowa n'umuryango we kutangira kurya kuri ayo matungo yasohokanye nayo, kuko yagombye kororoka nayo matungo akororoka, ariko ayaryeho. Amaze noneho guhabwa itegeko n'isezerano ryo kuyaryaho, niho kurya inyama kwatangiye mu itangiriro igice ca 9. Itegeko isezerano ry'Imana mu ijambo ryaho haravuga ngo amatungo, ibigururuka n'ibikururuka n'ibyigenza bizatangira kugutinya, kuko ugiye gutangira kubirya. Ntukabiryana amaraso, ubugingo bwariyo maraso yabyo, ijura bivusha ubona ubirye, ariko urabihawe. Kuko bihawe amatungo arabimenya, araje kubona aguhunge. Ariko itungo inyamaswa izakurusha imbaraga nawe izakurya. Niho urwango rwakomotse. Nukuvuga ngo iyi mbogo iri kugenda ikabona umuntu igira ngo ari kwishaka, none ikarakara, yamurakarira ikamwirukaho, kandi atazamwe no kuyica. Ariko kuko bazica zikabibona, imbogo izi ko ari uguhangana, ari ugusabana bagara. Nukuvuga ngo intare irakwica cyangwa ukayica, imbogo ikakwica cyangwa ukayica. Kubera iki? Umuntu amaze guhabwa kubirya, byagize ubwoba. Kubirya bisaba kubivusha amaraso, nabyo biramwanga. Niho urwango rw'abantu n'andi matungo byakomotse. Hari hagati gusa y'abantu n'inzoka, ariko bibaye hagati y'abantu n'andi matungo. Ubu abantu n'amatungo nabyo ntibyumvikana, kuko abantu babereyeho kubirya nabyo bikabarya. Arega ntabwo abantu barya inyamaswa gusa, nazo zirabarya mu bihugu bimwe n'imwe n'ahantu hamwe na hamwe, biterwa n'igi, biterwa n'uko warwanye nawe. Uretse ko tekinoloji ikoranabuhanga ryahanitse, abantu bakagira intwaro za kirimbuzi zikomeye zica inyamaswa bidahanganye, ariko inyamaswa iyo zibonye abantu nazo zirabarakarira, kuko baba baje kuzivusha amaraso. Niho urwango rwakomotse, nuko ibyatsi byari byumye, nta kurya bihari, none Imana igategeka ngo batangire kurya kuri ibyo bihari bihubeka. Ubwo nabyo birabatinya, nabyo birabarakarira. Niho urwango rwabyo nabo byakomotse. Pastor urakoze. Pastor, ni gute twanesha Satani dukiri mu isi? Kunesha Satani tukiri mu isi, icyambere muri Yakobo igice ca 4 umurongo wa 7 haravuga ngo mugandukire Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Ibyahishuye 12 umurongo waho wa 11 haravuga ngo nta kindi caduhesha kuneja Satani keretse kwizera amaraso ya Yesu Kristo, kuguma mu ijambo ry'Imana, no guharamagara kugeza kugupfa. Niko bihanditswe. Haravuga ngo abo nabamunesha amaraso y'umwana w'intama
n'ijambo rye, noneho ntibanga guhara amagara yabo ndetse ntibanga no gupfa, abo ngabo nibo bamunesheje. Kwizera amaraso ya Yesu, kuguma mu ijambo ry'Imana, ugahara amagara yawe ntiwange no gupfa, kuko ni umwicanyi. Arega ntabwo yica abapagani gusa, yica n'abakirisitu, ateza impanuka henshi na henshi. Icyo atafite mu maboko ye ni ico Imana yavuze mu gitabo cya Yobu ngo uretse ubugingo. Ntabwo Satani afite ubugingo bw'abera, ariko imibiri yabo n'itaka, arayangiriza akayica. Rero abantu bizera amaraso ya Yesu bakaguma mu ijambo ry'Imana, bagahara amagara yabo kugeza kugupfa, banesha Satani. Mugandukira Imana kandi murwanye Satani, ni ukuguma mu Mana nawe azabahunga. Nta kindi, Satani ntiyaguhunga utari mu Mana. Kurwanya Satani ukamunesha nubwo ari umutware, ni ukuguma ku Mana yaremye byose, ariyo mutware wa byose. Pastor, iherezo ry'isi niri usomye muri Petero ya kabiri igice cyaho ca 3 ku murongo wa 10 kujya ku murongo wa 12 haravuga ngo iyi si nibiremeshwa n'ibyishingiro byacu bizayongeshwa no gusha cyane. Nuvuga ngo n'imirimo yayo yo muri iyo si igashirira. Ni ukuvuga ngo mu byahishwe kugenda ari mu murongo wa mbere avuga ngo dore mbona isi nsha, ijuru risha n'isi nsha, kuko isi ya mbere n'ijuru rya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Bisobanura ngo Yesu nagaruka basi igihe cyo kurimbuka kw'isi, ijambo ry'Imana ravuga ngo ibyishingiro byabo bizayengeshwa no gusha cyane, n'imirimo iri muri yo izashirira, ariko haba ijuru risha n'isi nsha. Ubwo niko gushira kwayo izagira igihe irangira irimbutse, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Petero ya kabiri igice ca 3 umurongo wa 10 kwa 12. Pastor, reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire nawe warubanye natwe muri kiganiro tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire uzufata ibiganiro byacu ukabihera inshuti yawe, nawe Imana iguhe umugisha. Reka dushimire wowe uza udufata umwanya ukadusengera, nawe Imana iguhe umugisha. Reka dushimire nawe udushikira ku murimo w'Imana, nawe Imana iguhe umugisha. Nawe ushobora kuba ugize ishifuzo cyo kuvuga uteka nshigikire cyangwa ntera inkunga gusenga everyday. Pastor, ni yihe nimero twabaha? Ni gusenga everyday 078 gatandatu gatandatu 9 gatandatu gatandatu 20 078 gatandatu gatandatu 9 gatandatu gatandatu 20 kuri channel ya gusenga everyday. Bene data, Imana duhana umugisha. Murakoze naho utaha. Murakoze cyane. Reka tubabwire ngo igano naho utaha. Shalom shalom. Shalom.